niko bakubitwa n'umwe kwandika kife yarambuka ikaguta ku gatsi ka Rwamagana ubaye ariko amagambo kandi magazi muyakura cyangwa uricishwa sanyine ndayabananga turashize ariko ubwo uruzungu biswara kubitinga kwa yapfida sante usibye no gusamba n'inyama zaho ntabwo bazijya pe ahubwo nugumana ko tugambo twande kunyuza muri siru dahamara n'igifu ariko ubundi nk'uburambazi ko nanyo mukabo kanyu reka kwirengagiza sanyine amereza amafaranga yawe ariko akazakumira ntago mu mwoye njya ngura imidandi gute kandi bwo kwambere duhuye reka kwirengagiza sanyine ejo ndi kwando ngo yigeze nyikira karangurwa n'umusambu ushaje kudahamara njyawe nigeze njyamana nawe ndabona afite itanyarango ndabona irongoza unyuza muri sini bwo mu byumve oya yawe utanyihurira kandi ariko ngabo cyoze n'amafaranga reka sha n'amafaranga ufite n'uwacurikana n'ugwa ipesi yawe nta kibazo reka ngucurike ibyo mu ndani binyura mu kanwa amafaranga ari buboneke ndakaguhambagara n'ukuri kw'Imana girava mwana nicomoke ese ubundi ndaguhangaye mu by'ukuri ibihumbi na byonyine nagasoni gitaramo amashanyarazi ataraza burera umuco utarakeka mu Rwanda nayo mfite nkorera icyo ushaka sha akubitwa n'inkuba agasandare wandayaho aha uzinga ubwurantis amaherezo y'imbeba n'impunzi niko agakoshwaye kucyuca ku bantu twavuze hanyuma se kugusuzana itegeko simusoza maze ndabikimwana noneho niba uri umugabo urega ahangaha utansuhuje reka nkubwire se ntabwo nabyo ko kawe ngo n'intoki niko agakoye gafite agahanga kabikurusha k'ingurube urabona ufite intoki n'izawe ariko se wisi umwaka umera muri iki gitondo umwaka gusa nari nagukora mu matwi ukorwa mu nzira banje ngushiye wantwari wandekuje ariko se we ariko se bakubwa beza nkamwe muri gupfa iki kwe wandekuje we ariko se bakubwa beza nkamwe muri gupfa iki mu by'ukuri kwe kwapfundiko we hari wagutumiye mu birori byacu hanyuma se kintu cy'igitaramo murimo oya ni ikiri ariko wagira wabikora bitakurebwa humiriza ngaho none mukamaze ibyo birori byanyu ariko mu gitondo nakora ikiriyo